Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nibyo Denis Sekara yatanze igitekerezo cy'uko hajyaho one stop center kugira ngo uburenganzira busabwa muri Africa Rekato Free Trade kugira ngo abantu batware ibicuruzwa hanze ubarizwa ahantu hamwe. Ndanamushimira ko yavuze ko twaganiriye no kundi bitandukanye bireba isoko rusange. Twari tumaze iminsi turi muri awareness campaign kugira ngo abantu bamenye uko bikora. Nibyo ibyo avuga nibyo, ariko under RDB ubu dufite team ihuriyemo n'inzego zitandukanye, RICA, RRA, NAEB n'abandi, kugira ngo bafashe icyo cyangwa cyo kibonekera ahantu hamwe kandi ku buryo bwihuse. Buretse Minister, ubaho umuntu yahereye no abantu kujya musubiramo ibintu gusa bikaba ibintu byo gusubira. Ubu ikibazo cya one stop center kije hagite kigarutse hagite imyaka ibaye ingahe? Ubu Karera kubera ko yakibajije ni ikintu gishya yazanye, ni igitekerezo gishya yazanye mu biganiro hano, namwe mu bitega amatwi musa nka hari ibintu bishya mwumvise. Excellence yakibajije ku isoko by'umwihariko icyari cyo cyose one stop center siba mu isoko rimwe gusa cyangwa muri indi, ko twabishyizeho nka policy aho bikwiriye kuba bikora hose. Ubwo urasubiza iki? Claire RDB na ku mafoto mwicaranye, ni byiza ko municaranye mu one stop center. Ubu tugiye kongera kuganira ikibazo cya one stop center nyuma y'imyaka 40 ingahe kubera iki? Murakoze Your Excellency, mu ntangiriro y'umwaka mwaduhaye umurongo ko one stop center RDB yakwagura y'umwaka ushize gusa. No, Your Excellency, ikibazo cya one stop center RDB ijya kujyaho nubwo cyagiyeho nacyo. RDB yagiriyeho iki? Yagiyeho itese? What was it supposed to do? One stop center yashyizeho, yatumye RDB ijyaho. Ubu tugiye kuyisubiramo nyuma y'imyaka 20 n'ingahe nk'igitekerezo gishya. Ubu nawe imyaka umaze muri RDB uyimaze wumva one stop center nk'igice kibigomba gukorwa. Wowe one stop center uyumva ute, head wa RDB? Dusobanurire. Cyangwa ikora he cyangwa idakora ni he? Your Excellency, uyu munsi one stop center iri fully operational. Harimo inzego za leta zose zirenga 20 zitanga permits na licenses in all sectors. Urambwira ubu ngubu I'm not impressed. Ntabwo mbwira ngo ubu birakora nyuma y'imyaka ingahe? Nakubajije ngo one stop center, the whole idea and principle bimaze imyaka ingahe? Byagomba gukora kuva he kugera he, ahandi ntibikore. Nicyo kibazo nabajije, ibyo usubiza ntabwo aribyo nabajije. Your Excellency, before this year, one stop center RDB was not fully operational. It was working with some essential services. Why? Jango ni design, Your Excellency, nango twayikoze neza, habaye some permits and licenses that were still being given by other institutions. Why? Usubiza ikibazo mbaza. Your Excellency, mukora iki? Wowe uri mukuru wa RDB ariko ntabwo wumva one stop center yayishyizeho icyo bivuze. Urambwira iby'umwaka ushize, RDB imaze imyaka ingahe Claire? Myaka 10 irenga. Iki? 10 gusa. 12. Uravuga igihe wayigiriyemo cyangwa uravuga igihe? Ariko niyo yaba imyaka 10, byatwara bita imyaka 10 kugira ngo byumvikane. One stop center, please dusobanurire nyine urabishinzwe.
one-stop center, the idea ya one-stop center yagiyeho ngo ikemure ikihe kibazo? Yewe impamvu. Yagomba gukora he ikagarukira he? Nicyo nabajije. Your Excellency, initially, the setup of one-stop center was done was to focus on the services that all investors needed. So taxes, company registration, intellectual property, tax registration, applying for water, electricity, ibyo twatanga kuko hafi umushoramari wese yarabikeneraga. Ariko gap twabonye kandi mwaduhaye umurongo nuko hari sector specific licenses zatangagwa, FDA igatanga permits na licenses, NAEB nayo igatanga. Simbuka kurikiranye ibintu wabisobanuye byose uko byagombaga gukora icyo byari bigamije, hanyuma urahisimbutse utariko byakoze bityo. So aho ngaho hari ikintu simbutse byavuye kuri the original idea and understanding gute bikajya ku kindi kintu. Ntabwo hasimbuka ngo uzakemura ikibazo, wihasimbuka tubwira uko mwavuye kuri icyo gitekerezo mukajya ku bindi. Wabizanye ninde cyangwa we wahereye kuki? Habaye misinterpretation from the beginning ko one-stop center itanga permits na licenses izikenewe na investors bose. Hanyuma aho bamwe na bamwe bakeneye kuri sector specific, ushaka kohereza mining agafata mining license muri Rwanda Mining Board, ushaka kuba bank akajya muri BNR agafata banking license, ushaka transport license akajya kuri RURA. So icyo twakoraga nuko twatangaga all these basic services zitangwa zikeneye hafi na investors bose. Hanyuma niba umushoramari akeneye kujya mu kindi kigo tukajyana nawe tukamutwara kugira ngo asabe iyo permit. Ariko icyo twabonye nuko iyo experience was not the best experience kuko nubwo ari babiri cyangwa batatu bashaka banking license, ni byiza ko tubitanga muri RDB atari company registration gusa. So niyo mpamvu Your Excellency tusubiye inyuma tubona ko from the beginning interpretation was limited to cross-cutting permits and licenses and not sector-specific permits and licenses. Why did you prefer to see it that way? So it was a wrong interpretation. I think we just took the easy way out at the time. But what I can assure you, Excellency... And for a long time, you do something wrong, and you do it for a long time. You don't realize what needs to change or what can improve what you are doing. Ikibazo nkomeza kubabaza mukora iki, muba muri he, muba hehe? We wahitamo ute guhora ufata umuntu ukamwirukankana ukamujyana ahandi? Warangirije ibibazo by'aho ngaho, impamvu erega niho bituruka gusanga iteka institutions zitanavugana n'abantu bwabo batanavuga. Ibi twavugaga byose bya IT n'ibindi byagiriyeho iki mushaka ibyiki? Nubwo ikibazo cy'uko bitakora neza bihagije, icyo ni ikindi kibazo. Ariko kuki byagomba ko umuntu aza akabareba yarangiza akajya ahandi nka hatatu gukora ibindi bijyanye n'ibyo yaje kubarebera, kandi mwitwa ngo mukwiriye kuba mwuzuza inshingano za one stop center, bikamara imyaka 10 utabibona, haba habaye iki? Haba habaye iki Claire? Your Excellency, we apologize for that. But what I assure you is that ubungubu uyu munsi one stop center is fully operational. Hari abantu banaye ba BNR ba FDA hafi inzego 20. They are all represented, and since the beginning of this year it's fully operational. We don't send people anymore to these institutions. They find all these institutions giving those services within RDB. But you've lost so much time. You're not going to recover that time. It's my problem. You take
10, 12 years wavuze wabaye hari ubwabyo, ubu ibitarakozwe byose uriho urambwira ko ubu aribwo bigiye gukora. One-stop center meant that everything is going to come under one roof. That is how it started. You were there. Wasohoka mugakora ibindi bitandukanye. The same people mukwiriye kuba mukora implementation y'izo policies, you are the ones who failed the policies and they don't work. Of course, hagati aho birumvikana hari abadashaka ko ibintu birangirira hamwe, bashaka ko birangirira henshi kugira ngo nabo bibagereho. Nicyo biba bivuze. Ntabwo twakomeza gutyo. We can't continue like that. So Claire, nyirango urabyumva ushinzwe RDB. Ibyo uvuga uko ariko bikora, ejo tuzagira dutya mu nama y'ubutaha, mutubwire ko bitakoze ari impamvu ubu mugiye kubikora, ubwo twongere dusubiremo kuko ndabivugira past experience. Nibwira ko bikwiriye guhagarara cyangwa ubwanyu mugahagarara. Your Excellency, it's very well understood. I apologize for that, so. And we will make sure it's done as best as we can going forward. N'abandi baraha bakorana n'izo nzego bitwaraga hirya no hino, n'ubyo Minister wa Commerce yavugaga, abo nabo bahagarika ibyo ngibyo, imikorere must stop. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko hari n'umunyarwanda Kabera Eric uba muri Malawi yavuze ngo nimusubukura gusura abanyarwanda bo muri ya ntara yindi ngo nabo muri Afurika muzabagereho, sinzi icyo mwamusubiza Your Excellency. Abo nabo utahanza batumira baze badusure. Ariko tuzashaka umwanya tubasure, gusura abanyarwanda aho bari, igihe byakorwaga byari byiza, byagiraga akamaro, tuzabikomeza. Ibyo kubahamagara ngo badusure tuzaba tubikora mu nama nk'izi, ibi byari ikiganiro gusa. Okay.